murakoze cyane kugira ngo tube twongeye kubonana muri periode mbi muri iki gihe kibi cya coronavirus 19. Nukuvuga ngo rero ikiza nuko nababwira rero kugira ngo dukomeze dukore ikiganiro cyacu mureba twebwe ni twebwe dukina muri filme Buhahara Kanyombya official, kandi tuvuga tuti tukabasaba tuti muzajye mwaba twumva hirya no hino, tukabasaba tuti nimukore subscribe murebe ibyiza bya Buhahara filme. Hanyuma tukasaba n'abandi kugira ngo bakore following, bakore baba followers, abandi bakore iki bakujye kuri Instagram, abandi bakore iki bakore link. Icyo gihe rero mu gihe kibi tugezemo nk'abayobozi cyangwa abakinnyi ba filme yacu Buhahara durabigeze, kandi igeze ahantu haryoshye cyane, dushobora kubabwira tuti baturage ni mudukore ibyo ngibyo, asigaye tubereke ibyiza byacu. Reka rero mbabwire nta tegeko, mbabwira tuti ni mwirinde coronavirus 19, hanyuma mwambara agapfukamunwa. Reka tubigire bibe intangarugero ku baturage bacu, ni mwambare udupfukamunwa. Murakoze cyane, ndabona mwaje mubufite mwitwaje ubupfukamunwa, ni byiza cyane. Nukuvuga ngo rero niba wambaye agapfukamunwa ugomba kuba ugafite, kandi ukaba wakarabye n'intoki neza n'isabune rwose neza, ukakaraba intoki ukamenya ko nibuze ari mu rwego rwo kwirinda coronavirus. Hanyuma hagati aho ngaho ntabwo ari ibyo gusa, igihe rero ugize ahantu hari uruvunge rw'abantu ugomba gutera metero, niba ugiye mu masoko, niba ugiye kwa muganga, niba ugiye mu nama zibaho ukavuze utera abantu bamagaye mu kanama, mukaba mwakora iki, mukaba mwatera metero nk'uko amanama yacu nk'abakuru bacu mu gihugu babigenza. None nukuvuga ngo niba mwateye metero rero ni byiza byo wowe wabigize teye ni metero igirayo, inabwo ari metero ntabwo inabwo ari metero, none ushaka ugasanga hano ari metero, uyu nguyu ni byiza wowe igirayo gatoya, shyiramo metero, shyiramo metero aho irageze. Ndabona wowe wabigize neza. Nukuvuga ngo rero mu gihe ubonye abantu ari benshi, ukabona ari abantu benshi, ugiye nko kuvoma amazi, nk'abana bagiye kuvoma amazi, abagore bagiye kuvoma amazi, dore ko tugomba gushaka ubuzima bwacu mu buryo rusange. Twabonye hari abajya kuvoma kuri robine kuvomba, hari abajya ku isoko, mugomba gutera metero byanze bikunze, kandi mukagenda mudakora iki, mudahoberana, mukagenda mutaramukanya, mugenda muhana intoki nangwa muhoberana, kuko niwo muco wa Kinyarwanda, kugenda uvuga uti hobe, nundi ati heza kuzwe, uti ati Yesu ashimwe. Ibyo bintu mukaba mubiretse, nibuze ukavuga uti muraho mwiriwe mudakoranye. Hanyuma reba ko iki cyorezo nyine ko bimeze, nukuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo natwe nk'abantu dukora filme yacu Buhahara dukoresheje Kanyombya official muri channel yacu, bakadukora subscribe, ntabwo ari kubusa, ariko bose babikora bakurikirana filme yacu. Nukuvuga ngo tugomba kubigisha uburyo bagomba kwifata imbere y'iki cyorezo coronavirus. Dore ko akakorezo ni mukazi katurutse he? Ntabwo ari akorezo, ni icyorezo kinini gikomeye kiri ku isi yose, kibangamiye abantu bari ku isi yose. Ahantu kibera kaga ikireba imyaka, ntabwo kireba umwana, nikireba umusaza, nikireba umukecuru. Umuntu wese udakurikiza amabwiriza yo kwirinda. Ako numvise ngo kirahiga abasaza, sindimo ariko suguhiga abasaza, ariko ko abasaza babyumva kuki batambara agapfuka, ariko kambaye nabi we, ambaye nabi akagapfuka mu akambaye, ambara agapfuka mu neza, kambare neza, akabasaza kageze hano kuzuru, kageze kuzuru utatuzanira kabuti, uravuga amacana ngataruka, gusa ninjye wayizanye, niko vuga neza, ndumva n'umwuka wawe sinzi ukuntu umeze, nakambaye. urumva nukuvuga ngo rero abangaba batumva ni mwebwe mufatwa n'ibi birwara. Iki kirwara cy'umukota ejo bundi aka kavuna muheto kazanye na mushiki wabo witwa sida raza yorokisi, birangiye imvuna muheto iragendana nyirarume yitwaga Ebola. Ebola karagenda karabungabunga, kagenda kangiza iriya witwa maci muri Repubulika Iharanira Demokarasi, nayo biraje ngo ni corona, ngo nako kakaba baragatumye ngo ni ka corona, niba ari corona y'inyana y'inka. Iki kiwerewere cy'igicucu kuko cyita ikiwerewere karakomeye, ni ingegera, akantu kayogoje isi yose, abahanga bose ndakuraye mubayirinda bose. Twebwe tuyirinda, ntabwo tuyita ingegera, ntabwo yadufasha. Kanyo tinya icyorezo gifite amazina abiri, corona wa covid 19,
korona yo gakorora inshasha se noneho numvishe ngo haje n'indi nshyashya korona ngo ziri guturuka iyo ngiyo zo mu mahanga reka mu mahanga niwo uhazi wowe ugomba kuba uri nyirabayazana aho iturukura hamenya ute uhamenya ute wumva kuri ya maradiyo ayo ngayo ibyo tubereke tugendere ku mabwiriza dukangurira abaturage abanyarwanda abantu bo mu mahanga hose batureba bari filime yacu waha nabo hari abatemera batabara ubupfukamunwa neza babwambarira munsi y'umunwa ariko uruzi imvuna mu iturere ihagurutsa polisi y'igihugu ariko polisi ntabwo itwanga ariko aho kugira ngo mumve amabwiriza hagera imbere ngo abapolisi ngo baraturambiye ngo baratwiruka inyuma ngo baratubwiriza ariko polisi y'igihugu abasirikare b'igihugu minisitiri w'ubuzima minisitiri w'uburezi igahagurutsa na minisitiri covid ibuza abana kwiga se covid tugumisha mu covid ahubwo ni ikintu kigiteye ubwoba tekereza kubuza abana kwiga noneho ngo abasaza biragera higahuta waretse inzara imaze gutera ku myaka 75 kuzamuka uzi inzara ihari irakuvuga ngo 70 ariko sha uravuga abasaza wowe sinzi impamvu bibasiye abasaza nubwo numva biri gutwara gusa cyane ariko niba abasaza nabo babyumva bakomeye gafuka mu bagakaraba intoki nabo bakagiragira kuko nyine niyo mpamvu abantu badukurikiye abantu bari kutureba bari ukure mu butumwa abasaza batwumve rero bumvirize bamwe nashaka abantu imyaka 70 ingahe dore bande nge sindimo bana nyine ushobora kwirinda nibishaka abasaza bagenda biyandagaza bakagenda badakarabye intoki bakagenda batoga umubiri bakagenda batamara agapfukamunwa izabafata baraheba turimo turatanga ubutumwa n'abasore bumva nabi nabo irabareba gusanga abantu bajya bakajya mu mayoga bakagenda bakanywa bisitanaho dore ahantu mbona ikibazo kiri guturuka ku urubyiruko rarubwira kwambara agapfukamunwa urugero nkawe bumva nkawe nayo ndimo ndakambara ntabwo uje none ahangaha ukambaye katageze ahangaha ibyo tubereke kandi igicucu kanyo ibyo tubereke urazana ibintu by'ubumenyi kwigira bamenya ibyo tubereke reka nkubwira arigira bamenye imbere ya korona niba mu Imana utakamananiza n'utagarama hano heza aba nuko basabira guma mu rugo kuko bagenda bakwiza nuko basabira mu rugo bagenda bakwiza ugasanga aragenda bwera zizunguruka hano kandi nta sanitize kandi nta hantu namusanga ejo bundi baramufuze ku kagari bamufuze ku kagari aravuga ngo Kanyombe ngo wanabaye genda gutabara bamaze gufatana sanitize se uragapfuka mu rugo genda sanitize uragapfuka mu rugo mpamagara giki guhamagara nyana yimbere zanira agapfukamunwa nyine ugomba kwambara nyine ugakaraba intoki nayo nakanitse kari kataruka niba wakanitse se wagumanye nako kugeza igihe kumiraho kugira ngo ujye kubwira bwe tugerageze utange ishusho nziza mu bana bo tubabwire ibintu ukuntu bagomba kwitwararika gute ngaho kwitwara gutya se uye nabyo biri mu bintu byo gucisha bugufi ari ugusuzanya nabyemeye gutya ariko utagiye hana amaboko mwiriwe birahagije rero mumenyeshe ko rero ibyo mwabuze mwakomeje ku kibazo cy'inzara ariko sha reka mbaze nkubaze ndashaka kubaza iki ngiki niko guhoberana bimaze guhoberana iyo ukumbuye umuntu ukamuhobera ushize urukumbuzi se rukajya mu mufuka n'amafaranga ni ibiryo ni iki ugashira ukumbuzi ni uburyohe se bwa genda uhobera n'abantu 100 nangwa 10 mu muhanda uryoherwe ndabahobera ndabanagiye igoma mu rugo n'urya ibiryo agenda aho ngahaga none uzajya ugenda uyabirwa abantu bose kanyo mubaze reka mubaze akabazo kamwe iyo ukumbuye imineke uhobera insina ngaba iyo ukumbuye imineke uhobera insina iyo nkumbuye imineke njya kureba insina ngatema igitoki ngajya kugitanga wakumbira ubuki ukagenda ufata inzuki none ahubwo wakumbura n'umugore utari uwawe nabwo ugahobera ahubwo igihe ukuma umugore wambara na prudence none se kariya kagoryi ngo ni sida kagacucu kagacurama kogo gacura umutima bakirinze gute ya numva ngo bo bavuga ngo ngo nantibari ngo basigaye bakita antibari niko nsigaye no ahubwo ndajya kiwerewere kindi cyatubaga abantu bava amaraso mazu sida yabone urukingo iyo ntihangayishije ahubwo ubu covid kubera kuvuga ngo kubera abantu bumva nabi bakabagumisha mu rugo umuntu akakura ajya guhiga uba none ibyo yigisha abantu none uzagenda usambana inzira zose kubera ko si ibyo ari kuvuga ngo sida yabonewe rwahe waretse gusambana reka ubusambanyi uzapfa hano muri ikintu gihari gihangayishije ni covid niyo turimo tuganiraho none kujya uvuze sida urayishaka we none niba ari yawe babwire ukuntu bagomba kwirinda abakobwa b'ubu urabayobewe agenda bambaye ubusa akambara mukondo waza akagenda agaragaza agakoza aragakubita kakantu ke kakagera hano akagera yigira gutango yigira gutya n'abahungu bakava hasi ni nk'abo nyine uri umuntu mukuru
baravuga ngo utagaragaje umusa ntabwo abona umusengerezi. Uriya muntu none umugana azanye mu kanya uri ugaragaza hano abagurisha ibintu byo afite. Agurisha abirangura he? Yikorera ku giti. Oya reka maze kwanza yabirangwe mu nda nyina yabirangwe. Hari amagazine yahoze mu nda nyina. Mu nda nyina hari amagazine yahoze mu nda yavuye. Tubwire ngo abacuruza ducuruza ibyo turangura ducuruza ibyo duhinga. Ese biriya bintu bya mukondo wazura mukondo yawuhinze. None se nkubaze indaya ni iki? Indaya ni iki? Indaya ni insina. Covid ni icyorezo cyateye isi yose. Ubu turi kuki? Turi kukirinda. Iki turaje ishinga ubu tuvugana ni iki? Ni Covid. None se uwo mukondo nawe turaza turaje ishinga ni Covid turi gushishikariza abantu. Uwo mukondo uvuga kwambara agapfukamunwa. Ibyo byo kwambara se ugashaka kwerekana ibintu. Ibice by'ibanga n'ibyo ubugurisha. Ugurisha si umuntu agurisha ibyo yaranguye abirangura he? Ariko ushobora kubibugura. Ntabwo ibyo yahinze. Urabigura utareza arahaha. Abihaha hewe. Aho ubona nyine ubonye ibyo bintu bya mukondo wazi. Ku izina rya Yesu. Ngenda kubwiye tujya mu mangazini hano mu mujyi tukarangura izo ngegera. Iyo sije tuyireke. Reka ngwire abo ngabo bose nabo. Kwahere baragiye. Iyo Covid zabafata. Bagenda hari imyanya bagenda bararitse none bazayisigana Covid bafata. Mbese reka mbaze tuvuge buhoro. Uramutse urwaye Covid ukarwara sida ukaburwaye sida Covid ikakugera ubwo warara uriya akarwara inzara. Oya kamubwire. Oya akarwara inzara warara. Hari ibintu bitatu sigene cyanga tekereza mubona bivugisha bivuge. Hari ibiro rukomoje ngo urwaye sida ukarwaye Covid. Ukarwara n'inzara. No n'inzara. Urwaye n'igituntu. None biragukubita n'ibyo ibyo byose. Ntago warara. Ubundi sida se yewe rwajyana n'igituntu ikajyana n'imisonga ikajyana no gukorora. None urakoroye kwera sida none ukoroye kwera Covid uragiye ugize bayi corona neza. Uratitiye kubera inzara. Umusaza uhita ugenda. Femba aragenda. Direct. Femba ngomba kugenda. Uhita ugenda. Ariko rero niyo mpamvu ahubwo leta ni umubyeyi. Ubu ngiye muri quartier nziza barimo batanga imyaka bari gupakurura mu kagari. Aha. None ugasanga abantu bari gutakanga ngo inzara ijya kutumarango leta yaratubwiye ngo none se ko bari kubitanga. Reka babitange. Barakubwira ngo bakurikije gahunda. Ukiza amabwiriza leta. Na leta no kurikije gahunda yo kubaha ibyo. Leta n'umubyeyi nko kubivuza. Leta iraduha amasaha yo kugenda uzabyiba mana we azabona n'ikindi gihangange atazi ikaduha ibyo biryo bidufasha muri icyo gihe turi muri guma mu rugo. Ariko kujya kubona abantu bari kurenga kuri ya mabwiriza bari guhobera naho bagiye guhahabye babahaye rusho. None leta yadukoreye ibyo se birakureba birandeba kuko nanjye ndi mugomba kurwanya icyo cyorezo. Uyigundi damunuko bunga ubuzima bwawe. Wowe bunga ubuzima bwawe ibibari ikibazo nini irinda umuturage duturanye atangiye kwigira muganga. Niyirinde atangiye kwigira muganga. Nge uyu nguyu yarize ntabwo yari yarangiza ariko atangiye kwigira muganga. Noneho ugiye ushinzwe kugenda wambika abantu udupfukamunwa ku muhanda aho usanze utiyambara neza ugakorewe nabyo birabujijwe kugenda ufata. Oya ntabwo nakunda mubwira ati zamura neza ako gapfukamunwa ariko utamukoze. Ntabwo namukora. Urigisha ibyo udashoboye kwikorera wowe ubwawe yaba ari Ebola disi ngo ugende umukora kurore ukuntu tugende utungukamo robine mu matwi y'amaraso. Urebe ukuntu uruka amaraso nta gituntu. Kanyombya gira ubutumwa usigira abantu bareba Buhahara Kanyombya official. Banza ubashishikariza uburyo gukora subscribe kugira ngo bakore abonema hanyuma ariko nabo abafana bacu ukababwira uburyo bagomba kwitwara mu cyorezo cya Covid. Mu y'Imana nta kindi navuga usibye gukurikiza amabwiriza ya Minisante. Gute reba Ministry of Health. Uziko nsigaye icyongereza Ministry of Health. Ministeri y'ubuvuzi. Of course. Anyway, by the way. Anyway. So, I say. Voilà. So, c'est ça. None ugakurikiza ibyo ngibi muri sesa. Ukavuga ati ndambara agapfukamunwa neza. Namwe bafana bacu. Oya, niba utazi no gukaraba. Nujye uvuga kwambara agapfukamunwa ujye uvuga neza. Nose nambara agapfukamunwa gutya za. Oya nabwo subizamo. Nakwerekaga namwe bafana bacu. Waberekaga ariko ni example. Ndasaba abantu badukurikiye muri aka kanya. Par exemple. Ujye wongeraho kwambara agapfukamunwa neza. Reka tange isomo ku bantu batureba. Abantu badukurikiye muri aka kanya ukambara agapfukamunwa neza. Ugakaraba amazi n'isabune. Waba uyibuze nibuze wowe waba ufite udufaranga ukaba ufite nibuze mu mufuko kagenda kagacupa ka sanitize. Ukugeza ahantu ukaraba. Ukukoza ibyuma hirya no hino ukaraba. Ukoza imiryango y'abandi ufungura ukaraba.
uko ugenda mu bantu ushyiramo metero ugashyiraho na metero cyane cyane uri mu bantu muri bisi ukirinda mu gihe metero usohotse mu rugo wahura mu n'umuntu modoka metero umuntu ukumbuye ngo kumuhobera no nta gukorakora ahantu hose ugeze wagera iwawe mu rugo ugakaraba ugakaraba utabuyivanye hanze umugore kugira n'abana ngo abafana bacu bagumye barambe baturebe natwe tubone iki kandi ikindi ukareka kugenda urwanya amabwiriza uvuga ngo corona niki ngo corona ntabwo ibaho ngo corona ngo ese ko mu bindi bihugu bavuga ko corona ntabwo bazagira gutya na gutya wewe kurikiza amabwiriza y'igihugu cyawe hasigaye abandi hari none udeni bari naho birabareba dere niba ari nahoze numva niba ari mu Rwanda barwaye corona ni Tanzania barwaye corona nangwa ni Uganda barwaye corona nangwa ni Kenya barwaye corona nangwa ni Burundi barwaye corona nangwa se ni muri Somalia wowe kurikiza ko tukurikiza amabwiriza twabwirijwe na ministeri yacu y'ubuzima nta kindi dore se none ibyo nahoze mubona nabyo mu mudugudu abonye ko batangiye kujya mu kagari baduhereza ibyo kurya nyine muri guma mu rugo umuntu baramuha ibishyimbo yagira mu rugo ibishyimbo ngo ntabwo bishya ngo urabiteka ngo bikamaranga amasaha 3 ngo namwe arakandi kaza afite se nicyo kibazo ntabwo nibashimire leta hari ahantu rero hari hirya ntuye ntabwo bagapfukamunwa usanga mu rwagwa agapfukamunwa gatwaye mu ntoki ibyo nibi biriya byose ariko polisi yashyizeho inomero usanze abantu begeranye barimo bisigasiganaho batambaye agapfukamunwa batarimo metero wemerewe guhamagara erega biri mu nshingano zawe zo kuregana oya zo kuregana ni ukuburyo bwo kurinda no kurinda imyumvire yabo mibi erega nubarinda nawe uzaba wirinze inde na mugenzi wawe aho tuvoma naho duhaha durabona bariya bagomba gushyiraho metero ukababwira uti ukagenda ukabwiriza nyoko akirinda agashyiramo metero naso akirinda mushiki wawe akirinda na soko rumewe nawe akirinda umukozi w'iwawe mu gihe asohotse mu rugo akirinda n'ihene ziri weya na nyoko rume akirinda soko rume ni igiki ni musaza wa nyoko okay nyoko wanyu ni soko rume nyoko wanyu n'abazirwanyu mubyita ko nyoko rume ari soko rume none rero turareba tugasanga tugiye kugira ngo dufate umwanzuro kandi tugere ku musozo ni ukuvuga ngo turashaka kugira ngo turebe ko ibintu byaba ikizamini tubazanye hari ikintu nashaka kugira ngo mbaze Santiago tarabaza reka ari cyo nshaka kwibariza Santiago reka mwibarize murimo muravuga ngo ibyo gushyiramo metero iyawe mu cyumba mu mbere n'umugore wawe ushyiramo metero subiza ushyiramo metero mu gihe muri avuye gucuruza za mboga icyo kibazo ndakigusubiza nivanyemo ubunebwe wangiye mu buriri wawe ryari ko umugore yakwanze no ugendara nk'ipine ndirarana iyo kuvuga bya metero wayibaza uyuherwa n'umugore kuko umugore wawe yimuruka mbere ya covid ni ukuvuga ko yagiye ubu ngubu ntabwo ushaka kumenya aho yagiye ahubwo icyo mubwira twabibaza uyu umufite ubu ubaye mufite se wayishyiramo nayishyira si akatubaza umufite ubu ngubu tubaze umufite ubu ngubu rero hari ikindi mbese kanyonga udafite umugore bamwita umuhungu uyu ni umuhungu biba ko kandi imyaka ye yemerewe kurongora ni ingaramakirambi niko yitwa umugore nawe yaragiye uyu na mushiki we ngira ngo nawe ntabwo yari yarongorwa ubu ni igishubazigo none wowe ndashaka kubaza ko ndeba abakobwa bakwiruka inyuma ubu ni ukuvuga ngo akuca ki ihoberane barivanye isomana barivana wowe uwufashe ni akahe gahinda ufite kubera ko babibujije ese ubikoresha ute ubyitwara muti gihorera wa mugabo gihorera wa mugabo we wa mubyeyi we dore ukajya kubona uko namashuri wawe ni njye ubwira nangwa uribwira oya nyine ni njyewe ndimo ndibwira yamara kuza bajya kumubira ngo havemo barakubaza ngo ugifata mute baretse nyine banze kubwira ibimbangamira amuvana agapfukamunwa akibabwiza hoya naturetse banze nyuma wajya kumuhobera ngo shyiramo mwe abaje gukora iki uziko abangaba ari babandi nabonye ejo bundi bajya mu nzu nari nabatembereye bakabaranzimanira noneho bageze mu cyuma n'inumva barajujura ngo koraho agapfukamunwa ni mwisomere nta kibazo kama mbaya covid ntabwo irema mu cyumba kama mbaya ngo nawe ufatavutse nawe ufatavutse ngo nawe upfushe atabyaye kandi umushito wavuye za Kacyiru wavuye nasubira none rero hari ikindi yambazaga ahubwo nshaka kujya mu baze Santiago wowe ndacyagukurikirana cyagiye wari kumwe na wa wundi mugufi muri mu buriri uzi ko covid yaraje mu bwa bundi yari taraza mbere uwa murongoraga akapanga muri icyo muri none se igihe bafungaga badushyiraga muri mu rugo bwa mbere ntari ari wawe yari wawe none se
mwajyaga murarana mugashyamo metero tujya gushwana kandi mbona ko yari mugufi ariko nubwo haba metero kuko ari mugufi metero yari hasi ntabwo yari iri mu kwegerana kwanyu umwe ari hasi tujya gushwana habanje kuzamo ibyo bita amacakubiri ni ukuvuga ngo covid yagiye kuza tutomeranye neza yibana nanjye nkibana yumvira di ahubwo muranduye murashize mwanzi wacu reka mbabwire tubwire wowe niba ugeze mu rugo ugomba gukaraba intoki wamara gukaraba intoki n'uwo mwashakanye agakaraba uyu mwashakanye byaba ngombwa kagapfukamunwa uva nyanze ukagafura ukakanika hanyuma ukabona kwinjira mu rugo kuko ushobora kwanduza abantu bose ukabamara aho uvuye kanarange aho uvuye gutoraguriza ntabwo tuba tuhazi ukaba wirinze neza kandi urinze ukabanza ukaniborosa n'umuntu ukawuborosa ni byiza cyane ibyo ngibyo ni ibintu tumenyere turi inzobere kwa mwa muntu ambwiye ngo yavuye hanze ngo ahita ajya muri dushe bakaraba umubiri wose none se mwebwe muva mu rugo mutoze twanzuye ko ugomba kujya ukaraba intoki neza n'isabune ntabwo ari ibyo ubwira kuko ndabizi ibyo abadukurikiye isi yose yaba ngombwa ukambara agapfukamunwa neza ukakageza hano aha ngaha nkagejeje ugakaraba isabune n'amazi meza noneho byaba ngombwa ugafata iki ukagenda na sanitizer mu gihe ufite amafaranga ukafata kagacupa karimo ya sanitizer alcoolique noneho ugakaraba ukajya ukisiga mu gihe wageze ahantu henshi ugenda ukora ibintu byinshi uyambirwa ibintu byinshi icyo gihe rero tuba twirinda hanyuma hari ikindi izi noti zingiye rero ziradukoraho nicyo gituma bavuga ngo genda sanitizer niba ufata inoti ukagira gute ugakaraba inoti zawe wazivana muziye kuzitanga ugakaraba nawe utagiye kuza gutyo tukabika uruhererekirane nawe ubundi ni impamo y'Imana mutareba neza covid irahari iraturera nabi kandi abanenga ko covid ihari bavuga ngo covid ntayihari covid irahari ese murusha abanyaburaya kuba barwaye covid amazina ya covid yose covid muri covid 19 ngo ni virus nuzani coronavirus 19 mu cyongereza ngo sigenzi cyongereza none coronavirus mu gifaransa 19 coronavirus 19 okay turabonanye rero ndibwira ko twageze ku musezo w'abantu batureba n'ibiki bagomba tukababwira ko bagomba gukaraba gusezeraho n'ibyo nakubwiraga ubwo baravuga ngo ciao ciao gutya bye 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 bye